nyakubahwa perezida wa repubulika ngeze ku bikorwa byashyira nyirizina impamvu shyira nyirizina cyangwa se ingabo z'igihugu zisobanura ko umudugudu wa Kazirankora uri mu murenge wa Shyira akarere ka Nyabihu ari umwe mu midugudu ibiri yubatswe mu gace k'amasangano y'intara y'uburengerazuba amajyaruguru n'intara y'amajyepfo. Iyi midugudu igizwe n'amazu 27 ateye mu buryo buri nzu ituramo imiryango 4 ngo yubakiwe abaturage bari babayeho nabi kubera gutura mu manegeka. Bamwe muri bo twasanze bayamazemo ijoro rimwe bagaragaza itandukaniro nuko bari babayeho. Kuvuga ngo mbese nari ntuye ahantu habi ho mu manegeka ku buryo mbese numvaga mfite umutekano muke yaba kubaho yaba no mu buzima, ariko uyu munsi kubera umubyeyi wagize neza yampaye inzu yo kubamo ubu ndanezewe, abuzukuru bari kunsura mbese ni kuryama nta kibazo, bampaye matera, bampa igitanda, bampa intebe zo kwicaraho, mbese bankoreye byose umubyeyi yakoze ntacyo atakoze, Imana imuhe umugisha. Ukuvuga ngo ugizwe n'ibirahuri, inzugi za metalike, ibirahuri nabyo n'ibyuma, hasi ni sima, yubakishije bloke sima, hariho amasharupande nayo mbese ameze neza, hariho n'ibirahuri n'intuza amashanyarazi, ubundi gucana mbese nta kibazo ntabwo nasitara. Ni ibyumba bingahe? Ibyumba ni harimo salo, harimo na korodoro, harimo ibyumba 3 na korodoro na n'inuza n'ubwogero burimo, harimo na magaze, harimo igikoni, hariho aho nshobora kubika ibindi bintu, ibyumba 2, harimo na wese, bampaye n'indobo na ntuza n'igikoresho mbese cyo kujya nkoresha isuku mu gihe mvuye kwituma, nuko nakandagira ukarabe nawe bayimpaye. Ndabona n'uturima tw'igikoni ubu tugiye kubaho umva mbese bampaye n'inka, njye natomboye inka nomero 6 niyo natomboye, ifite amezi mu minsi 9 nywa amata mbese nongeye mbi nkumi. Uyu mudugudu w'icyitegererezo mu murenge wa Shyira wanubatswemo agakiriro, ibiraro rusange 2 byo kororeramo inka n'ishuri rizajya ritangirwamo amasomo y'incuke, amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Hirya gato kandi hanubatse ibitaro bikuru ku rwego rw'akarere ngo byitezweho kugeza serivisi z'ubuvuzi ku baturage basaga 200,000. Bisobanurwa ko ibi bikorwa byubatswe mu mezi 11 bitwara miliyari zisaga 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Ingengo y'imari ifatwa nk'into kuko ngo yagombaga no kwikuba kabiri iyo ibi bikorwa bitubakwa n'ingabo z'igihugu RDF. Ubwo u Rwanda rwizihizaga isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 23, Perezida Paul Kagame yasabye abaturage kubyaza umusaruro ubufasha bahabwa ku buryo badakomeza gukesha imibereho inkunga. Nari amazu twubakira abantu tukayabaha, ntabwo ari kugira ngo ejo tuzagaruke twongere tugire ibindi tumukorera, cyangwa se dusange inzu yasenyutse atubwira ati nimwongere munyubakire indi, ahubwo ni ukumuha aho ahera nawe ngo yihute mu kwiyubaka. Turumvikana neza? Ibyuko twahabwa inkunga tugaheruka iyo kubera ko bifite aho tugeza mu gukomeza kwiyubaka, murabyumva? Iyo baguhaye inka ukayiragira neza ikabyara, n'ibyaye ikabyara, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari wowe kwiriye kuba usubira inyuma ukababwira uti za nka zavuye mu yo mwampaye narazigurishije ninywera urwagwa, nimwongere mumpe indi nka. Oya.
Perezida Paul Kagame asobanura ko intambwe yo kwibohora igomba kureberwa mu buryo abaturage bava mu bibazo by'imibereho mibi ngo bishingiye ku buyobozi bubi bwahozeho. Ingabo z'u Rwanda zemeza ko muri uyu mwaka zubakiye abaturage imidugudu y'icyitegererezo 45, ibiraro 14, imihanda 108, ibibuga by'indege za kajugujugu 5 mu turere dutandukanye, ngo hahinzwe kandi ikawa n'icyayi kuri hegitari 640, hacukurwa amaterasi y'indinganire kuri hegitari 5966, hanaterwa ibiti ku buso bwa hegitari 664. Ibi bikorwa byose ngo byatwaye amafaranga asaga miliyari 88.